Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimedi Plus, urubuga tuganiriraho imirire, kuboneza imirire no kwita ku buzima muri rusange. Uyu munsi muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Uyu munsi tugiye kuganira ibiribwa 10 ukwiriye kwitaho niba urwaye diabete. Ariko si ngombwa ku muntu urwaye diabete wenyine, ahubwo bifite n'akamaro ku muntu uwo ari we wese, ariko cyane cyane ku ba diabetike ndetse n'abantu bashaka kwirinda kurwara diabete. Ikiribwa cya mbere ukwiriye kwitaho ni ubwoko bw'imboga z'icyatsi cyangwa se imboga rwatsi. Aho ngaho tubonamo dodo, epinari, brokoli, amashu, ubwoko bwose bw'imboga. Impamvu ukwiriye kubyitaho mu gihe urwaye diabete ni uko ubu bwoko bufitemo isukari nkeya cyangwa se ibyo twita glycemic index, ntago bizamura isukari. Ni bimwe mu biribwa bifite isukari nkeya cyane ugereranyije n'ibindi. Ni byiza rero yuko isahani yawe, kimwe cya kabiri cy'isahani yawe kigomba kuba kigizwe cyane n'imboga rwatsi, kugira ngo bigufashe no mu gutangira isukari ishobora kuboneka mu bindi biribwa, bitewe n'uko izi mboga rwatsi zikungahaye cyane ku mafibre cyangwa se ku bikatsikatsi biboneka mu biribwa. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho cyangwa se ushobora kurya nta kibazo ku mudiabetike ni ubwoko bw'imbuto twita berries cyangwa se inkeri. Inkeri zibonekamo ubwoko butandukanye, nubwo mu Rwanda butakunze kuba bwinshi, ariko ushobora kubukoresha mu gihe wabasha kubibona. Harimo inkeri zitukura, hakabamo inkeri z'ubururu ndetse n'ubundi bwoko. Ariko uretse n'inkeri hari n'izindi mbuto nyinshi ushobora kurya nk'umudiabetike, cyane nka pome z'icyatsi, ushobora kurya amaronji, ushobora ndetse no gukoresha za marakuja n'ibinyomoro. Ibyo byose ni ubwoko bw'imbuto zitazamura isukari mu maraso. Ikintu cya gatatu ushobora kurya mu gihe ufite ubwoko bwa diabete ni uko ukwiriye kwita ku binyampeke bidakoboye cyangwa se ibyo twita whole grains. Whole grains ni ubwoko bw'ibinyampeke batakoboye ngo bakureho kariya gashishwa k'inyuma ngo dusigarane agatima k'imbere. Aho tubonamo nk'umuceri wuzuye, abo dukunda kuvuga ngo ni brown rice, tukabonamo za porridge zidakoboye nazo zibaho, tukabonamo ndetse n'ubundi bwoko bwenda bw'ibinyampeke tudakunda kubona hano mu Rwanda ariko buboneka nka za quinoa. Nazo ni zimwe mu bwoko bw'utunyampeke cyangwa se bw'ibinyampeke bidakoboye, nabyo ushobora kurya mu mwanya w'ibitera imbaraga byawe. Ibande kuri ibyo ngibyo, kubera ko kurira tutabikobora bituma biri butume isukari ibivamo itagenda yirukanka, ahubwo ikagenda buke bukeya bitewe na kariya gashishwa k'inyuma baba batakuyeho. Ikintu cya kane ushobora kurya wumva nta kibazo kandi ufite diabete ni ubwoko bw'ubunyobwa cyangwa se ibyo twita nuts muri rusange. Nuts dushobora kubonamo ubunyobwa busanzwe buno bwa kinyarwanda, ariko dushobora no kubonamo n'ubwo bita walnuts, almond, cashew nuts, pistachio ndetse n'ubundi bwoko bwose bukomoka ku bunyobwa cyangwa se ku ubwoko bw'amanatsi. Bwose ni bwiza kubera ko bukungahayemo ibinyamavuta byiza birinda umutima, ariko kandi ntabwo bizamura isukari mu maraso yawe, kubera ko ibiribwa bifitemo amavuta menshi akenshi ntibizamura isukari mu mubiri. Ariko niba ufite diabete kandi ufite n'umubyibuho ukabije, itondere kurya nuts nyinshi kuko zikungahayemo ibinyamavuta. Uriye nyinshi cyane ushobora kwiyongera ibiro. Ni byiza yuko mu gihe ugiye kurya ubwo bunyobwa cyangwa se izo nuts ugereranya, ubundi tuvuga yuko wagakwiriye kurya izo ubasha gupfumbatiza mu kiganza cyawe cyangwa se handful, ikiganza gipfumbatije, byibura ubashije kubona intungamubiri zibukomoka ku bunyobwa, ariko nanone udakabije kurengera ingano yabyo. Ikintu cya gatanu ugomba kwitaho mu mirire yawe niba ufite diabete, ukwiriye kwita ku kurya amafi. Amafi ni kimwe mu biribwa byiza bikungahayemo ibinyamavuta byiza, cyane cyane ibyo twita omega 3, ubwoko bw'amavuta ashobora kugufasha ku bwonko, ikindi akagufasha mu kubyimbura, ikindi akagufasha mu kugira
mu kugira ubwonko bukora neza ndetse n'umutima ukora neza. Ikindi kandi amafi akaba adazamura isukari mu maraso. Niyo mpamvu ukwiriye gutangira kurya amafi niba utayakoreshaga, kandi ubwo iyo tuvuze amafi bigendana n'indagara. Gusa indagara ushobora kuzitondera mu gihe indagara zirimo umunyu mwinshi zishobora gutera ibibazo ku mutima, cyane yuko izi ndwara za diabete n'imitima bikunda kugirana isano. Ikintu cya gatandatu ukwiriye gushyira mu mirire yawe niba ufite uburwayi bwa diabete, ukwiriye kujya urya avoka, kubera ko avoka ntabwo izamura isukari bitewe n'ubwoko bw'ibinyamavuta byiza birimo. Twabonye yuko ibiribwa bikungahayemo amavuta akenshi ntibizamura isukari, kandi avoka iyo umuntu yayiriye yumva haze ariko kandi itamuzamuriye n'isukari. Ikindi ugakuramo ubwoko bwiza bw'amavuta nk'ubwo dukura mu mafi nk'uko twari tubivuze hejuru, kandi bigashobora no kugufasha mu kongera insulin sensitivity, kumva umubiri wawe cyangwa se gutuma umubiri wawe wumva neza wa musemburo uringaniza isukari mu maraso. Avoka rero ushobora kuyishyira ku biryo byawe, ushobora kuyishyira mu mugati wa brown, ushobora kuyishyira ku muceri wa brown, ubundi ugashyiraho n'imboga ukenjoyinga kurya avoka mu mirire yawe ya buri munsi. Ikintu cya karindwi ukwiriye kurya wumva nta kibazo nibigendanye n'ibishyimbo. Ibishyimbo ubwo hazamo n'amashaza ndetse n'inkori, ibyo twita lantille, kubera yuko nabyo ntibizamura isukari mu maraso bitewe nuko ubwoko bw'ibinyamasukari biba mu bishyimbo n'amashaza na lantille ni ibinyamasukari biri complex, cyangwa se bidahita bitanga isukari vuba. Icya kabiri ni ubwoko ibi binyamisogwe biba bifite agashishwa k'inyuma cyangwa se agahu k'inyuma gakizemo fibre cyangwa se bya bikatsikatsi biboneka mu biribwa, bityo bigatuma ibishyimbo ndetse n'ibisa nabyo bitazamura isukari cyane mu mubiri. Ikintu cya munani ukwiriye gutangira gufata niba urwaye uburwayi bwa diabete ni yawurute cyangwa se izo twita Greek yogurt. Ni ubwoko bwa yawurute zitarimo isukari. Ushobora gukoresha Greek yogurt cyangwa plain yogurt. Ni ubwoko bwa yawurute ariko butongeyemo amasukari. Habaho ubwo bwoko bwa Greek yogurt na plain yogurt, nabwo tuzareba itandukaniro zabyo, ariko ubwo bwoko bwa yawurute butongeyemo isukari buzagufasha mu kubona amaproteine, ibyubaka umubiri, kabiri bigufashe mu gutuma ubona bakteri nziza twigeze kuzivugaho, izo twita probiotics, zifasha mu gutuma ugira igogora rimeze neza, kandi iyo ufite izo bakteri nziza nabyo bikaba bifite ihuriro bihuriraho n'ubwonko cyangwa se no kugira ubuzima bw'imitekerereze bumeze neza, cyane ko twabonye yuko guts cyangwa se ibigendanye n'amara n'igogora ni ibyo twita second brain, ni ubwonko bwacu bwa kabiri. Kwita rero ku bigendanye n'amara bituma n'ubwonko bumera neza, bikakurinda agahinda gakabije n'ibindi, ariko cyane bikanafasha no ku muntu ufite ubu burwayi bwa diabete. Ikintu cya 9 ukwiriye kwitaho mu mirire yawe, ukwiriye gutangira gushyira chia seeds mu biryo byawe cyangwa se mu binyobwa byawe, kubera ko ni utubuto twiza dutangaje. Niba utarabonye ikiganiro twadukozeho, muri description turimo umenye byinshi byimbitse kuri chia seeds, ariko kimwe muri byo nuko zifasha mu kugabanya isukari mu maraso. Ikindi yo twaziriye biturinda gusonza bya hato na hato bikunda kwibasira abadiabetike, bakumva barashaka kuryagagura, bityo bikagendana no kwiyongera kw'ibiro. Chia seeds rero zizakurinda gusonza, ziguhereza ubwoko bw'ibinyamavuta byiza omega 3 zifasha ubwonko. Ikindi mu gihe wazishyize mu byurya zigufasha mu gutuma isukari iri mu byo wariye itinjira vuba mu maraso. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma kizagufasha mu biribwa byawe, bikagufasha mu gutuma utagira isukari nyinshi mu maraso, ni ikirungo
cya cinnamon. Cinnamon mu minsi yashize twakiganiriyeho tureba akamaro kayo kanini, ariko cinnamon ubushakashatsi bwerekanye yuko ifasha mu kugabanya isukari mu maraso. Ni ikirungo, ni bakita cannelle cyangwa cinnamon cyangwa se mudarasini mu Kinyarwanda. Izagufasha nayo mu gihe uyishyize mu biribwa byawe, mu binyobwa byawe, kuko bayiteka mu cyayi, bashobora no kuyishyira no muri porridge n'ahandi. Igufasha mu gutuma isukari yinjira neza mu maraso ikayigabanuka. Ikindi ikagufasha no mu kongera insulin sensitivity, kumva wa musemburo ushobora kuzamura isukari mu maraso. Ikindi cinnamon bayigereranya nkaho ari metformine. Metformine ni ubwoko bw'umuti ukunda guhabwa n'abadiabetike. Rero ishobora gukora ibyo metformine ishobora gukora. Ni ibyo biribwa 10 bitangaje ushobora gutangira kurya nta kibazo ufite, kubera ko bitazakuzamurira isukari mu maraso. Ariko iyo bigeze kuri diabete, ntabwo ikiribwa kimwe gihagije mu gutuma ugira ubuzima bwiza muri rusange. Ni byiza ko ibingibi tubishyiramo, ariko tukibuka kurya indyo yuzuye. Isahani yacu ikabiriho imboga nyinshi, ribitera imbaraga bikeya, ndetse ikabaho na bya byubaka umubiri twabonye nk'ibishyimbo, amafi n'ibindi. Ariko niba ufite ikibazo cy'umwihariko, si byiza kwikorera regime, ahubwo ni byiza gusanga impuguke mu mirire tukagufasha mu kuboneza imirire yawe, ukamenya uko ukwiriye kurya mu gitondo, saa sita na nijoro, tunagendeye ku myaka yawe n'ibiro ufite, kugira ngo byose bigendane. Nibyo twari twabahitiyemo uyu munsi. Niba utarakanda subscribe, siga uyikanze kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi bigendanye n'ubuzima, imirire no kwita ku buzima muri rusange. Mwari kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Mu gihe ukeneye ubufasha bw'umwihariko, wadusanga aho dukorera kuri Nutrimedi Plus Kimironko hafi ya Simba. Mwanaduhamagara kuri 0788 94 0474. Uyu munsi turaganira ku bwoko bwa kabiri bwa diabete. Tumaze iminsi tuganira ku bibazo cyangwa se indwara ziterwa n'imisemburo itameze neza. Muri iyi minsi turi kuganira cyane ku ndwara zifite aho zihuriye na pancreas cyangwa se impindura. Muri rusange twarebeye hamwe ubwoko bwa mbere bwa diabete. Uyu munsi tugiye kuganirira cyane ku bwoko bwa kabiri bwa diabete. Niba utarakanda subscribe kugira ngo umenye byinshi mu biganiro bigendanye n'imirire n'ibonezamirire, yikande nonaha kugira ngo umenye byinshi ku buryo witwara, uburyo urya, ndetse n'uburyo bwo kugira ubuzima bwiza muri rusange. Ubwoko bwa kabiri bwa diabete ni ubwoko buterwa cyane no kuba umusemburo, nk'uko twabibonye mu kiganiro cyacu gishize dusobanura ubwoko bwa mbere bwa diabete. Ni igihe umusemburo wa insuline noneho uba utabasha gukora icyo wagenewe gukora, ari cyo kuringaniza isukari mu maraso. Mu kiganiro cyacu gishize twarebye ubwoko bwa mbere bwa diabete, tubona ko bwo ari igihe umubiri utabasha gukora insuline cyangwa se uyu musemburo wa insuline uringaniza isukari mu maraso, igihe umubiri uba utawukora. Itandukaniro n'iyi type 2 diabetes, ubwoko bwa kabiri bwa diabete, ho kuri ubu bwoko umubiri insuline uba uyikora. Igihe kinini ku bantu bafite ubu bwoko baba bafite insuline, umubiri uvubura wa musemburo wa insuline ukorwa n'uturemangingo dutoya twita beta cells. Niba utarabonye ikiganiro cyacu gitambutse, muri description wakibonamo dusobanura uburyo iyi misemburo ikorwa n'impindura cyangwa se pancreas ikorwa. Rero kuri ubu bwoko bwa kabiri bwa diabete, ahangaha umubiri uba ufite iyo insuline ariko utabasha kuyikoresha neza. Ariyo mpamvu ubu bwoko type 2 diabetes tuyita insulin independent. Umubiri uba ufite insuline ariko utabasha kuyikoresha, kuko twabonye ko insuline y'isukari izamutse mu maraso ivuye mu byo turya, umubiri uvubura insuline, noneho insuline ikaza igafata ya sukari ikayikura mu maraso, ikayibika mu turemangingo dutoya, ndetse ikayibika mu mwijima, ndetse ikanayibika no mu mikaya ariyo muscle.
ku muntu rero urwaye ubu burwayi haza uwo musemburo ukaza ndetse ari na mwinshi, uko umubiri wumva ko utari gukoreshwa ikaguma gukora umusemburo mwinshi, ariko umubiri ntureactinge kuri iyi insuline, ari nabyo dushobora kwita insulin resistance. Umubiri kuba ufite resistance kuri wa musemburo utuma isukari igabanuka mu maraso. Iyo umuntu afite ubu burwayi rero, ibimenyetso bye byenda gusa n'ibyo ufite ubu burwayi bwa type 1, kuko bose icyo bahuriyeho ni uko isukari yabo izaba iri nyinshi mu maraso. Ashobora kumva afite inyota idasanzwe ndetse no kumagara mu mihogo. Kabiri, kujya ku bwiherero cyane mu buryo buhoraho cyangwa se bwa buri minota mikeya, kwihagarika bidasanzwe, kugira inzara mu buryo budasanzwe, kutareba neza, gushyuha ibirenge cyane ukumva ibirenge birashyushye cyane mu bihe bya nimugoroba. Ikindi, gutakaza ibiro mu buryo budasobanutse, kumva concentration yo mu mutwe ukumva ntabwo uri concentré neza, guhora wumva ufite umunaniro udasobanutse, ndetse no kuba wagira uburwayi nk'ibisebe bidakira, ama infection cyane ku bagore adakira, imwe wenda ukivuza ariko igahita igaruka. Ni byiza ko ibyo bimenyetso mu gihe ubyibonyeho ugomba kwisuzumisha ukamenya ko isukari yawe iri ku murongo. Aho ubu burwayi rero turagenda tubugereranya n'uburwayi bwa type 1 diabetes, kuko ni ubwoko bubiri bwa diabete. Ubwoko bwa mbere twarabubonye, ubwoko bwa kabiri bwo bukunda gufata abantu bakuru. Ubwoko bwa mbere bwo twabonye yuko bufata cyane abantu bakiri batoya bari mu myaka mikeya ndetse n'abana, ariko ubu bwoko bwa kabiri bwa diabete ari bwo insulin resistance cyangwa se insulin independent, bwo cyane bukunda gufata abantu batangiye gukura. Gusa ubushakashatsi buri kwerekana yuko uko abantu barushaho kurya nabi, uko imibyibuho ikabije ishobora no kugera no mu bana batoya, ubu bwoko bwa kabiri bwa diabete bwatangiye ndetse no kuboneka mu bantu bakiri batoya, ariko ubusanzwe bukunda gufata abantu bakuru. Ubu bwoko bw'isukari cyangwa se bwa diabete cyane bugendana n'umubyibuho ukabije, kuko umuntu ufite BMI iri hejuru ya 30, ni bwa buryo dufata ibiro n'uburebure bw'umuntu, body mass index, tukareba icyiciro aherereyemo. Abantu bari mu mubyibuho ukabije, bari muri obesite, baba bafite ibyago bigera kuri 80% byo kurwara ubu burwayi bwa diabete, ugereranyije n'abantu bari muri BMI iri normal cyangwa se bafite ibiro byiza. Niyo mpamvu iyi diabete ishobora kuba linked n'umubyibuho ukabije. Icya kabiri, iyi diabete ishobora kugendana cyane no kugira ibinure byinshi byo kunda cyangwa se umuzenguruko w'inda uri hejuru, aho ubushakashatsi bwerekana yuko abagore bafite umuzenguruko uri hejuru ya 88 cm byo ku muzenguruko wo mu nda upimiye hejuru y'igufwa ryo mu rukenyerero cyangwa se hafi no ku mukondo, ku bagore bafite 88 kuzamura baba bafite ibyago byo kurwara ubu burwayi bwa diabete, ndetse no ku bagabo bafite santimetero 102 kuzamura nabo baba bari ku byago byo hejuru byo kurwara ubu burwayi bwa diabete. Ikindi, ubushakashatsi bukerekana yuko abantu bagira ubuzima buri sedentaire, butafite imyitozo ngororamubiri, ubyuka wicaye, akazi kawe ukagakorera muri office, akaba nta myitozo cyangwa se physical activities ugira, nabyo biri linked no kuba ushobora kugira ubu burwayi bwa diabete. Imiryango igira ubu burwayi nabyo bishobora guhererekanwa mu muryango. Niba ufite ababyeyi cyangwa se relatives bafite ubu burwayi, nawe ugomba kwitonda ugatangira kumenya imirire yawe imeze ite, imyitozo ngororamubiri yawe imeze ite, ibiro byawe bimeze bite, ndetse n'umuzenguruko w'inda yawe uri mu gice cyiza cyangwa uri mu gice giteye inkeke. Rero mu gihe wibonyeho biriya bimenyetso, ukaba ufite umubyibuho ukabije cyangwa se ukaba ufite imiryango, abafamiliye bawe bafite iyi ndwara, ni byiza kwihutira
kwisuzumisha. Ikindi kibi cy'iyi ndwara nuko ibimenyetso byayo bishobora kuza bitinze, ukaba ushobora kuyigendana ufite ibipimo by'isukari biri hejuru, ariko kuko utipimishije ntubimenye, ahubwo ibimenyetso bikazaza bitinze ugeze ku cyiciro cyo hejuru, cyangwa isukari yawe yararengeranye, bigatuma ubimenya utinze. Niyo mpamvu ubundi ni byiza yuko ku muntu mukuru wese ugejeje imyaka 30-35 ni byiza kwipimisha iyi sukari yo mu maraso ukamenya aho ihagaze, kuko ubushakashatsi bwerekana ko umudiyabetike umwe muri 3 aba bigendana atabizi. Bivuze ngo mu bantu bose bafite diyabete, umwe muri bo aba yifite ariko kandi atabizi, adafite n'ibimenyetso, cyangwa se afite utumenyetso dutoya akatwitiranya yuko wenda ari ibintu bisanzwe, ati nananiwe, ni ibintu byumvikana, cyangwa se siniriwe nywa amazi niyo mpamvu mfite inyota nijoro. Ariko mu gihe wibonyeho utu tumenyetso, ihutire kwipimisha, ariko sina ngombwa ko utegereza kugira ibimenyetso, kuko ibimenyetso akenshi biza iyo isukari irushijeho kuba nyinshi cyane. Ku muntu rero warwaye ubu burwayi, si ubwa mbere tuvuze kuri type 2 diabetes, hari ibiganiro byinshi twabikozeho, ariko dufite abadukurikirana benshi bashyashya, twifuza ko namwe mumenya ko iyi ndwara ibaho, ivurwa ikaba stable, umuntu akayibana ntagire na complication zishobora guturuka mu kuba umuntu ayifite iyi ndwara. Ubundi bimwe muri complication zishobora kuboneka ku muntu ufite iyi diabete nuko ashobora gupfa amaso, ashobora kugira uburwayi bw'impyiko. Hari ukubwira ngo ubundi se mfite isukari iri hejuru bintwaye iki? Ntabwo ari byo, kubera ko isukari iri hejuru igera mu bwonko, igatuma uhorana umunaniro ukabije, igatuma concentration mu kazi igenda, ikagera mu maso ikica udutsi dutoya tutwara amaraso mu maso, ugatangira kubona utareba neza. Ikindi ushobora kugira ibisebe bidakira, ushobora kwangirika kw'imitsi yumva, ibyo twita nerves, noneho bigatuma n'uburyo amaraso atembera mu mubiri atagenda neza, ariho hashobora kuva ama complication nko kugira ibisebe ku birenge, kubera ko amaraso n'amanere bitumva, bitakora neza, ariho hashobora no kuvaho gucika ibice bimwe by'umubiri nk'ibirenge, amaboko n'ibindi. Ikindi bishobora kwangiza impyiko, umuntu akakenera kuhabwa izindi mpyiko, agakenera gukorerwa dialyse, gusukura amaraso ye, kuko impyiko zakira amaraso afite isukari iri hejuru, noneho bikaziha akazi gakomeye ko kuyungurura amaraso afite isukari no kuyakuramo. Rero ni byiza yuko rimwe ufata imiti yawe nk'uko wayandikiwe na muganga, kabiri ariko ukwiriye kwita no ku mirire yawe. Imirire rero y'umuntu ufite ubwoko bwa diabete igomba kuba iteye gute? Imirire rero y'umuntu ufite uburwayi bwa kabiri bwa diabete, ikintu cya mbere akwiriye gufata ibitera imbaraga byuzuye ugereranyije n'ibitera imbaraga bikoboye. Ahangaha dushobora kuvugamo ko umuntu ashobora gukoresha umuceri wa brown kuruta gukoresha umuceri w'umweru, makaroni cyangwa pasta ziri brown kurusha gukoresha izavuye mu ifarini ikoboye. Ikindi umuntu ashobora gukoresha porridge, oats, nk'abari mu bihugu byo hanze mushobora gukoresha quinoa nayo ifite isukari nkeya, na barley ni ubwoko bw'ibinyampeke nabwo bufite isukari itari hejuru, umuntu ashobora gushyira mu mirire ye. Icya kabiri, umuntu aba agomba kwita cyane cyane ku mboga nyinshi ndetse z'ubwoko butandukanye. Imboga tuzibonamo fibre, bityo bigatuma izo fibre zishobora gutangira isukari ntiyinjire yihuta mu maraso. Ikindi kandi imboga tuzikuramo imyunyungugu n'amavitamine, minerals na vitamins bituma umubiri wacu ubasha gukora neza. Icya gatatu, umuntu aba agomba gukoresha imbuto, ariko cyane cyane tukita ku mbuto zidafite isukari nyinshi. Dushobora gukoresha amaronji,
inkeri, kuko dufite abantu badukurikirana cyane bari mu bihugu byo hanze, mushobora no kwita cyane ku ma berries, blueberries, strawberries, buriya bwoko bw'imbuto bufite isukari iri hasi. Ikindi dushobora gukoresha marakuja, ibinyomoro, buriya bwoko bw'amafruwi ushyira mu kanwa ukumva ntiburyohereye cyane. Tugomba kwirinda cyane ubwoko bw'imbuto zumye. Iyo zumishijwe isukari ijya hejuru kandi kantite, kuko amazi yavuyemo ingano yazo iragabanuka, ukaba ushobora kurya ingano ubona ari ntoya, ariko kuko zumishije zatakaje amazi ukaba ufashe kantite iri hejuru. Ni byiza kwirinda imbuto zumishije. Ikindi ni byiza kwirinda imbuto zo mu bikombe, kuko akenshi ziba packed mu masukari igihe kinini. Ni byiza gufata rero imbuto ziri fresh uko zakabaye, kandi nabwo tugakoresha cyane cyane izidafite isukari nyinshi. Ikindi tukamenya ingano dukoresheje. Ku bwoko bw'imbuto rero tugomba kwirinda cyane gukoresha imitobe y'imbuto, kubera ko imitobe y'imbuto isukari ivuyemo, icyambere dukoresha imbuto nyinshi iyo dukora umutobe, kabiri tukajugunya ibikatsikatsi birimo fibre zashoboraga gutangira isukari, gatatu ariko nubwo zaba zirimo tuba twabiseye, bigatuma za fibre n'ubundi akazi igifu cyagombaga gukora blender yakarangije yabiseye, igisigaye na absorption ni ukwinjira, kuko amasukari n'intungamubiri zirimo. Rero ku murwayi ufite uburwayi bwa diabete si byiza gukoresha amaji, ahubwo koresha imbuto uko zakabaye. Za pome ni nziza, uziryane n'igishishwa cyayo, bituma ya sukari irimo itirukanka cyane mu maraso. Kabiri, ku bitera imbaraga bindi cyane cyane kuko ari byo abantu barya cyane, ugomba kwitondera kurya ibitera imbaraga byinshi, kuko ibitera imbaraga byinshi nibyo cyane cyane bikungahayemo ibinyamasukari, bityo bigashobora gutera kuzamuka kw'isukari. Hari ikintu twita glycemic index, cyangwa se ni uburyo ibiribwa twariye bizamura isukari mu maraso, kuko ibiribwa byose bifite ingano y'isukari ariko itandukanye. Niyo mpamvu glycemic index y'ikiribwa runaka ishobora kuba iri hejuru, ikindi ibindi biribwa bikaba biri hasi. Nk'urugero, hari ibiribwa bifite glycemic index iri hasi, nk'ibitoki bifite iyo sukari ibonekamo iri hasi, imyumbati, amateke biri mu rugero, ibijumba nabyo iri mu rugero, ariko bitewe n'uburyo ikijumba kimaze iminsi. Iyo kimaze iminsi, uko kinamba isukari yacyo igenda irushaho kuzamuka. Rero icyambere si ukuvuga ngo byirinde burundu, ahubwo icyambere ni ukumenya ngo ingano y'ibyo nkoresha irangana gute. Kabiri, nabihuje n'ibindi bitazamura isukari bingana gute. Turaza kureba isahani y'umudiyabetike uburyo yagakwiriye kubiteye, ariko kubigendanye n'ibitera imbaraga, itondere ingano y'ibyo ufata uko ingana, cyane cyane wite ku bitazamura isukari, kandi wite ku buryo nyine glycemic index yabyo iteye. Nk'ibirayi bishobora kugira isukari nyinshi, umuceri uri refined ukoboye ushobora kugira isukari nyinshi, ubugari bw'imyumbati bushobora kugira isukari nyinshi. Niyo wabirya, menya ngo ndarya kantite ingana gute, ndarya ingano ingana gute, ese ndabihuza n'imboga zingana gute, cyangwa se na proteine zingana gute. Turaza kubireba tumaze kureba ibintu byose ukwiriye kurya ndetse n'ibyo ukwiriye kwitondera. Icya gatatu ukwiriye kwitaho nuko ugomba guhitamo ubwoko bw'ibyubaka umubiri, cyangwa se proteins byiza. Niba ufashe inyama, fata inyama ziri lean, zidafite ibinure. Koresha inkoko ukureho uruhu rwayo rw'inyuma, kuko rurimo nabwo ibinure byinshi. Koresha ifi se, koresha indagara, amagi, ariko wite
kuri proteine nziza zidateje ibibazo, kuko ubundi proteine ubwazo ntizizamura isukari. Ushobora gukoresha ibishyimbo byaba byumye byaba ari ibitonore, amashaza yumye cyangwa ay'ibitonore, tofu zikomoka kuri soya, nazo ni sauce nziza ya proteine kandi itazamura isukari. Nibyo ni bimwe mu byo ushobora kwitaho cyane mu gihe ufite uburwayi bwa diabete y'ubwoko bwa kabiri. Ikindi kintu ugomba kwitaho cyane ni uko ugomba gufata ibinyamavuta byiza. Amavuta dushobora kuyakura muri avoka, mu bunyobwa, mu mavuta yo guteka, ariko cyane tugakoresha ubwoko bwiza bw'amavuta. Ushobora gukoresha ubwoko nk'izo avoka, nk'ubunyobwa. Mu mavuta yo gutekesha ushobora gukoresha olive oil bibaye byiza. Ikindi ukirinda ubwoko bw'amavuta arimo ibyo twita trans fats, n'ubwoko bw'ibinyamavuta bitari byiza, cyangwa se n'ubundi bwoko bwa saturated fats. N'ubwoko bw'amavuta bushobora kuboneka cyane cyane mu mavuta akomeye ku bushyuhe busanzwe. Niba ubona amavuta ukoresha, hari abakoresha amavuta akomoka ku matungo, amavuta y'inka, amavuta y'ingurube, amavuta ya za margarine, za bata, ntabwo ari meza kuyakoresha cyane. Ni amavuta ushobora gukoresha occasionally, bukeya bishoboka, ahubwo ukagerageza amavuta asukika nka olive oil n'igihwagari, nacyo ushobora kugikoresha mu gihe utabasha kubona olive oil. Ibindi bintu ukwiriye kwirinda ibintu byose birimo ibinyamasukari, cyane cyane nk'amaji, amafanta, ndetse n'ibindi biribwa byose byongewemo amasukari nk'amakeke, amashokora ndetse n'ibindi, kuko bizamura isukari yawe yo mu maraso. Ikindi bigashobora gutuma ugira za complication twabonye zuririra mu kugira isukari nyinshi. Aho ngaho cyane cyane ndifuza kubibutsa yuko ubuki nabwo isukari yabwo irabarwa nk'isukari. Hari ikindi brown sugars, wenda ngo yakomotse mu bisheke, hari n'izikomoka ngo muri beterave n'ahandi. Nubwo yaba ari isukari y'umwimerere yakomotse mu gisheke, n'ubundi ntabwo bizayibuza kuzamura isukari yawe. Nubwo bwaba ari ubuki wihakuriye wowe ubwawe cyangwa bahakuye, ureba, ntabwo bivuga ngo isukari yabwo ntabwo izamura isukari mu maraso. Nabwo ukwiriye kubwitondera. Ahubwo ikindi kintu ukwiriye kwitaho, ugomba kwita mu kunywa cyangwa se icyo twita hydration. Ukanywa amazi byibura, ukiha intego yo gufata byibura litiro 2 kugeza kuri 3 ku munsi, bitewe n'ibiro ufite. Uko ugira ibiro byinshi nuko n'ingano y'amazi ukwiriye kunywa igenda yiyongera. Isahani yawe rero uburyo ikwiriye kuba imeze nuko 1/2 cy'isahani yawe kigomba kuba kigizwe n'imboga. Kandi iyo tuvuze imboga ntabwo tuba tuvuze ngo urye dodo zigushaririye zikubihiye, ahubwo wemerewe kuzikarangisha amavuta meza, ugashyiramo inyanya, ibitunguru, intoryi, ushobora no kuvangamo n'indagara, ariko ukarya imboga zikuryoheye kugira ngo utazirambirwa. Iyo urya ibiribwa bikubihiye, urya nk'umuti, urambirwa vuba, bityo ya mirire yawe iboneye ukayivaho mu buryo bworoshye. 1/2 kigomba kuba kigizwe n'imboga, 1/4 kikaba kigizwe n'ibitera imbaraga bya bindi by'ubwoko bwiza twabonye. Ikindi 1/4 gisigaye kikaba kigizwe na proteine cyangwa se ibyubaka umubiri, bimwe muri bya bindi byose twabonye. Ikindi, imirire yawe igomba kugendana n'imyitozo ngororamubiri. Nkuko twabonye ko abantu badakora imyitozo ngororamubiri ndetse bafite ibiro byinshi bashobora kwibasirwa cyane n'ubu burwayi bwa diabete. Niyo mpamvu gukora imyitozo ngororamubiri y'iminota 150 mu cyumweru, bivuze ngo iminota byibura 50 kugeza ku isaha, inshuro byibura 3 cyangwa iminota 30 hafi ya buri munsi y'imyitozo ngororamubiri ni ngombwa. Kandi imyitozo ngororamubiri ikoresha imbaraga, bizagufasha mu gutuma isukari yawe iba contrôlée. Ikindi bizagufasha no mu gutakaza ibiro mu gihe bigendanye no gukora imirire iboneye. Ni byiza yuko imyitozo ngororamubiri nayo iza muri kimwe ugomba kwitaho mu kugira ngo ugire
imirire myiza ndetse n'ubuzima bwiza. Ikindi kintu umuntu urwaye ubu bwoko bwa diyabete agomba kwitondera nuko agomba guhora yipimisha, agakora monitoring yuko isukari ye imeze. Hariho utwapareye glycometer n'aha nk'ukuri kukabona kagufasha kumenya isukari yawe ya buri munsi uko ihagaze. Nubwo utakwipima buri munsi ariko uba ukwiriye gucishamo rimwe mu minsi 3, rimwe mu cyumweru byibura, iyo imaze kuba stable ukamenya ngo isukari yanjye iracyameze neza. Ariko kandi ni na byiza kujya kwa muganga bakanagupima isukari yo mu mezi 3, icyo twita hemoglobine glycée, kugira ngo umenye ngo isukari yaciye mu mubiri wanjye yose muri aya mezi 3 impuzandengo yayo cyangwa se average yayo ihagaze ite. Iyo ngiyo niyo ihereza muganga wa ukuvura kumenya niba imiti yaguhaye iri gukora neza ifatanyije n'imirire, bigatuma abasha no kumenya isi imiti turayongera, imiti turayigabanya, cyangwa se uyu muntu ni ubuhe buvuzi bw'umwihariko akeneye. Gusa aho ngaho ndabibutsa ko imiti gusa itagendanye no guhindura imirire yawe no kumenya ibyo urya bizatuma uhora wongererwa imiti kwa muganga, basanga iyo hemoglobine glycée yawe iri hejuru, bongeraho umuti. Wafataga ikinini kimwe bakaguha 2, wafataga mu gitondo gusa cyangwa nijoro gusa bakaguha ibya mu gitondo na nijoro, kugezaho umuntu wafataga ibinini bishobora kwanga akageraho akenera kwitera insuline mu nshinge, kandi ari ibintu bishobora kuba managed n'imirire yawe. Niyo mpamvu ubuvuzi bwa mbere bw'ibanze ni ukwita ku mirire yawe. Niba ufite umubyibuho ukabije ni ukugabanya ibiro, ariko ukabigabanya mu buryo bwiza ufashijwemo na muganga. Ikindi ukirinda regime buri muntu wese akubwira. Uyu azakubwira ati ubugari nta kintu kirimo bari burya, undi akubwira uti watermelon nta kintu kirimo aba ariyo ujya ubyuka urya, ariko ugasanga ayo makuru rimwe na rimwe arapfuye, ntabwo yuzuye. Ni byiza gushaka muganga kugira ngo agufashe kuboneza imirire yawe, ndetse agufashe no gukorana n'umuganga mu interniste ugukurikirana, bityo duhuze imirire n'imiti ugire ubuzima bwiza. Inkuru nziza nuko ubu burwayi bwa diabete bushobora kuba managed n'imirire. Icya kabiri nuko umuntu ashobora gutangira ari ku miti, ariko yagenda yitwara neza, ibipimo bye bigaragaza ko agenda asubira mu cyiciro kiri normal, ashobora guhagarika imiti, ariko hamwe n'ubufasha bwa muganga ndetse na accord ya muganga igenda imugabanyiriza, akamanaginga uburwayi bwe akoresheje imirire, imyitozo ngororamubiri, ndetse no kuguma kwikurikirana akamenya uko ibipimo bye bimeze. Niba ufite ubu burwayi ushobora kudusanga, twagufasha mu bigendanye n'imirire. Dukorera Kimironko hafi ya Simba, dutanga ubujyanama mu mirire n'ibonezamirire, bityo ukagira ubuzima bwiza buzira umuze. Ufite icyifuzo, ikibazo ndetse n'inyunganizi, watwandikira muri comments kugira ngo tubashe kubagezaho ibiganiro byiza, ndetse namwe mubigizemo uruhare. Mwari kumwe nanjye mfite Yesu Leah, naho ubutaha. Niba utarakanda subscribe, yikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza by'imirire, ubuzima ndetse no kwita ku buzima bwacu muri rusange. Naho ubutaha.